uyu bamwita 𝙪𝙩𝙪𝙪 yari umugore w'umunyamerika wamenyekanye cyane ku isi kubera ubuhamya bwe bukomeye bwo kugaragaza ingaruka z'itabi ku buzima bw'umuntu. Nyuma yo kurinywa imyaka myinshi, yahuye n'ingaruka zikomeye z'uburwayi bw'indwara ya kanseri iterwa no kunywa itabi. Byatumye atakaza ijwi n'ibindi bice by'umubiri. Kubera ubutwari n'umutima wo kuburira abandi, 𝙪𝙩𝙪 yabaye umwe mu bahamya b'ingenzi mu kubungabunga no mu bukangurambaga bwo kurwanya itabi ku rwego mpuzamahanga. Inkuru ye yabaye isomo rikomeye ku bantu batandukanye, cyane cyane urubyiruko. 𝙪𝙩𝙪 yakuriye muri Winston-Salem muri leta ya North Carolina ku itariki 19 z'ukwa karindwi 1960. Yakuriye mu muryango ukomeye w'abana batandatu. Terrie yari umwana ukunda gusabana, ukunda guseka, kandi ufite ijwi ry'umuziki rifite imbaraga. Yakundaga kubyina, kuririmba no kwitabira amarushanwa y'urubyiruko. Kunywa itabi kuri 𝙪𝙩𝙪 byari ibintu bisanzwe, kuko se na bamwe mu bo babanaga mu rugo bararinywaga, bituma kujya mu buzima bwo kurinywa byumvikana nk'ibintu bisanzwe ku bana bakura muri ibyo bihe. Terrie yatangiye kunywa itabi akiri umukobwa w'imyaka 13. Icyatumye anywa itabi yari igitutu cy'inshuti bari kumwe mu kigo cy'ishuri. Umuco wari mu muryango we aho na se yarinywaga. Nubwo ababyeyi be bageragezaga kumubuza, Terrie akiri umwana yumvaga ko itabi atari ikibazo gikomeye. Mu gihe cy'ubwangavu n'ubukure, yagiye arushaho kunywa itabi cyane. Ibaze ko ku myaka 17 yashoboraga kurya anywa amapaki arenga 3 ku munsi. Terrie yakuze akunda ibijyanye no kwakira abantu no gukora mu kazi gahuza na serivisi. Yakoze mu nzego zitandukanye nka reception, sale n'ibindi bikorwa bito ariko byinjiza amafaranga. Yashatse agira umwana umwe, ariko ubuzima bwe bwakomezaga kuba bubi bitewe n'itabi ryari rimaze kumubata burundu. Nubwo yakundaga ubuzima kandi akumva ko nta kibazo, itabi ryakomezaga kurushaho kumwononera umubiri gahoro gahoro. Mu mwaka w'1990, Terrie yatangiye kubona impinduka ku ijwi rye. Yaburaga amagambo, ijwi risa nk'iritameze neza. Nyuma yo kwivuza gatoya ntibigire icyo bitanga, mu mwaka w'2001 yabonye ko ikibazo gikomeye. Abaganga bamubwiye inkuru iteye ubwoba ko arwaye kanseri y'umuhogo izwi nka larynx, kanseri yo mu kanwa. Izi ndwara zose zashingiye ku myaka myinshi yari amaze anywa itabi. Terrie yakorewe operasiyo ikomeye yo kubarwa kugira ngo bakureho ishinya y'ijwi. Ibyo byatumye atakaza ijwi burundu, ahabwa akuma kamufasha kuvuga. Mu ijosi hanashyizwemo umwenge uzwi nka stoma wo guhumekeramo. Byongeye kandi yahuye n'izindi kanseri zakomeje kubura aho zihagarara. Uko iminsi yicumaga, ubuzima bwe bwakomeje kugenda buba bubi. Nubwo yihanganiraga ububabare bwinshi, yakomeje gukomeza umutima kandi akumva ko ashobora gufasha abandi bagifite amahirwe yo guhagarika kunywa itabi hakiri kare. Mu mwaka w'2002, Terrie yahagaritse kunywa itabi burundu. Yahise yiyemeza gufasha isi gusobanukirwa ingaruka z'itabi. Yabaye imwe mu birangirire mu bukangurambaga bwa SDS, Tips from Former Smoker, aho yerekana ubuzima bwe bw'ukuri n'ingaruka z'itabi mu mashusho atandukanye. Mu mashusho ye yavugaga ati, iyo nza kumenya ibyari bintegereje sinari kunywa itabi, ntabwo nshaka ko hari undi muntu uzaba nk'uko nabaye. Terrie yabaye ikimenyetso cy'ubutwari n'urukundo no kwigisha by'ukuri. Abantu bamumenye barahindutse kandi bamushimira kuba yaratabaye hakiri kare. 𝙪𝙩𝙪 yapfuye ku itariki 19 z'ukwa 9 2013. Yapfuye afite imyaka 53 azize kanseri yaturukaga ku itabi, kuko kanseri yakomeje gukwira mu mubiri we. Yapfiriye muri Winston-Salem aho yavukiye. Urupfu rwe rwababaje abantu benshi, ariko ubuzima bwe bwari bwaramaze guhindura isi. Terrie yasize ubutumwa bukomeye kandi bw'ibihe byose. Mu magambo yavuze ko itabi ririca, kandi ririca uko ubitekereza n'uko utabitekereza. Ubuzima bwe bwabaye igitabo kinini cy'amahugurwa ku isi hose, kikibutsa abantu ko hari andi mahirwe yo guhindura ubuzima bwabo. Terrie yatakaje byinshi, ijwi rye, umubiri we, ubuzima bwe, ariko yatanze byinshi kurushaho.
yatanze ubuzima ku bandi. Inyigisho ye ikomeza kubaho, ihora iburira uwo ari we wese ko kwirinda itabi ari impano ikomeye ukwiye guha ubuzima bwawe nubwo abagukunda. Wanyarukira muri comment ukatubwira abantu ushaka ko tuzavugaho ubutaha. Mwari muri kumwe na Mind, the king of Nyash and beautiful girl. See you again on Mind Empire News. Ciao ciao. Waba ushaka kugura subscribe, watching time na views byo kuri YouTube? Niba waba ushaka kuzamura like, followers, views, comment, subscribe byo kuri YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi platform, igisubizo nta kindi ni Mind Company Promoter. Akarusho ku bantu baguze full package ya subscribe, watching time, monetize tuyibakorera ku buntu. Ku bantu bakiri kugura subscribe 1000 turi kubongeza 100 banguka bonus itarashira. Twandikire kuri WhatsApp cyangwa uduhamagare kuri 0734144043. Gira abantu benshi bawukurikira isi kubera nk'umudugudu uyora gatubutse.